mama Charlene nabikubwira se yabikubaze agushaka yikize ko n'uburenganzira bwawe none se ababyita urusambaniro murabarenganyiriza iki rega kubanza ari byo kubanza ari urusambaniro koko champagne mama Charlene ndamukora ngaza yisobanura ariko ubundi yaba yazanye urusambaniro i Kigali se nako yarakoze urusambaniro yararukoze kuko rega niyo wana mvuna kubwiye niyo nakubwiye oya rega n'umuvuga butumwa mama Charlene hari ibintu umuntu adakwiye gukora sibyo cyangwa se yabikora akaba azi kubidefanda neza reka tuzamushaka bidefanda hanyuma aha ni mu cyumba ni muri chambre nkuko muri kuhabona hani muri chambre yego mwabibonye ko ari muri chambre ku gitanda cyiza gishashe neza ahantu ryama nyine ukumva flesheri ziraje mwahabonye rero iki ni icyumba harya ngo bakita ngo iki ni icyumba kiba gihagarariye ibindi byumba kinini kandi cyiza ubwo se ntago ubyumvise ubwo uraje ubwe ngo ntago nabivuje mu gifaransa umbabarire cyane mwakibonye iki cyumba shareka nze mparyame numva ukuntu meze abakire rwose mwabana bonye haleluya aha ni ahantu ushaza ukaruhuka kumva ukuntu Yesu agira neza ahangaha rero ahangaha ngeze ngiye kubereka ibyumba byo mu mashambure hejuru hari salo hari ibyumba hari amatoilette hari ibintu byose twagiye hano hari igitanda uzi iki gitanda ni igitanda ni agatanda ushobora gukorerwamo ka massage ahangaha rero ushobora kuza mbere y'uko uryama hanyuma nyine ukabanza ugakora na massage iki ni igitanda cya massage bakagukorera massage ushobora kuba waje uri kumwe n'umugore wawe akabanza akagukorera ka massage nawe ukakamukorera mukabona ku ariko mana nyagasani ubwo se ntubyumva nyine iyi ni ka massage tu aha ni iwanjye ntago ari ahantu naje kwamamariza abandi bantu ni iwanjye ubwo ngubwo ndabaha nimero za manager kandi nanjye unshatse by'umwihariko nta kibazo wambona mama Charlene mwakoranye twarakoranye mama Charlene yakijijwe cyangwa ntakijijwe arasambana cyangwa ntasambana base ni uri kubaza se Joel bakoranye ariko mama Charlene ndamubona ari gusambana sibyo ubundi se abantu basambana urababona kandi aribyo ndi kukubwira nyine wenda mwarasambanye ndinde wo guhamya ko mama Charlene asambana cyangwa wo kumweza kadasambana nk'umuntu mwakoranye mwagendanye rega umuntu mugendanye igihe byuze umenya imico ngiye mama Charlene tugendana mu mico ya mama Charlene muziho ngewe ntabwo ndamubona asambana ngiye ariko ubwo ni asambana okay sawa none ikindi njye hari ikintu nigeze babwira gikomeye cyane kimbwire wenda nta kandi umuntu uzi ubwenge wese yacyumva Joel nta cyari cyo kuza guhamya gukiranuka no gukizwa kw'abantu kuko impamvu ndi kubivuga nuko atari kuri mama Charlene bakunda kubimbaza gusa hari abandi bantu twagiye dukora nawe usanga abantu babaza ariko Joel wadusobanuriye ibyo uriya muntu brabra nge ndinde wo gusobanura iby'ubwere bw'umuntu no ibyaha bye nese se bamukora niba mugenda badukorana ariko umuntu ni munini umuntu usinyama n'amaraso umuntu ni ikimwihishemo uzi ko ushobora kugenda no mu imyaka 5 kwihishamo ahubwo icyo mvuga abantu niba birebere ku mbuto ariko si imbuto zande za mama Charlene nyine ubyo byo kumaza ngo mama Charlene ngarasamba cyangwa ntasamba ngarakijwe cyangwa ntakijijwe ntabwo ari ngombwa ngo abantu barindi buretse gato umutwe wari kuduhinga si ngombwa ngo abantu barindire igisubizo cya Joel ko ngo ari cyo kiri butanga umucyo kwicyo sibyo ntabwo ari ngiye utanga igisubizo gitangwa n'imbuto za mama Charlene imbuto tuziho ni ahubwo wowe nkubaza ukurikije imbuto mama Charlene yera ubona ibyo bintu bamuvugaho yabikora subiza nawe ni igitaramo kititabiriwe cyane nkuko abantu babye expectingaga
ariko nabwo oya ntabwo ari kimwe cya gatatu ni bakeya wenda reka tuvuge bibiri bya gatatu kuko ikintu cyari kuba inkuru kuri Joyous Celebration ni ukubona abantu benshi basubiyeyo babuze aho bicara paraporo y'uburemere bw'izina ririya tsinda rifite ahubwo ibyabaye inkuru rero byatumye abantu batangara ni ukubona Bekari nituzuye byaba byatewe n'iki se mu bushishozi cyangwa mu mboni y'abanyamakuru nta banyamakuru benshi twabiganiriye ahubwo iyo mbaza njye mu mboni zanjye nawe uri umunyamakuru rero ngewe kubona ngewe kuba Bekari nituzuye narabitekerezaga ntabwo byantunguye ngewe wari ubizi yego nshingiye ku mitegurire yacyo uburyo cyateguwe nande wasanzwe ategura ibi bitaramo bikagira sigise ntabwo Joyous Celebration ni itsinda rifite imbaraga kuriya ari ryo kwigiraho gutegura ibitaramo binini ubwo zaburi event na Sion event cya gitaramo gikwiye gutegurwa n'abantu bafite experience yo gutegura ibitaramo abantu bazi kwamamaza bazi nyine uburyo byakozwemo rero nyine biraho nyine bakunze Ibihumure TV hamwe na Iyobokamana TV turabasuje cyane mu izina rya Yesu Kristo tubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2025 nyine no gusoza uyu nguyu wa 2024 turi gusoza amahoro mu mwaka wa 2025 Imana izagukorere ibyo butwari izanyuze kugira neza mu maso yawe izakwishimisha ibyishimo bingana n'igihe wababarijwe imyaka y'ibyago izayivunja ibyishimo kandi izagukoresha iby'ubutwari kuruta mbere ineza yayo gikundiro gitinyiro by'Imana bizabe kiraho bane bibaye byinshi ngira ngo no kwifuriza abantu umwaka mushya muhire umwaka mushya muhire wa 2025 uzabera umwaka mwiza ibyo mwapanze muri 2024 bitakunze ubwo nyine muraza kureba mwiyevariwe yego mureba habaye ikibazo ahubwo uvuga wenda ko habaye ikibazo kubijyanye n'umwaka iyo umwaka uri gushira cyane cyane mu maveye arangiza umwaka hari ibintu abashumba bahanura ngo ni ubuhanuzi bw'umwaka ngo umwaka ukuzaba abandi bakawita n'amazina ariko iyo ukoze ibyo bintu iyo ukoze valuation yabyo ubona hari ibidasohora byinshi buriya no uruhare rw'abahanuzi bw'abashumba babihanuye cyangwa abari uruhare rw'abakristo cyangwa abari uruhare rw'Imana si ubwo wera umuntu yabyibaza hagati y'abashumba bahanura ibizaba umwaka cyangwa nkubejo ejo nijoro bose ko dukoze ikiganiro ku wa mbere yego ejo kwa kabiri nijoro uzasanga bose hari ijambo bahanuye Imana babwira ahubwo ikibazo ko biba bidahuye ahubwo ikibazo ubu ngubu ku bashumba benshi ubuhanuzi bazahanura ejo nijoro buranditse barabwanditse kandi ari ubuhanuzi impamvu bidasohora ibyinshi abashumba benshi babihanura mu marangamutima nyine babigize nka formule ngo yo kuma ngo umwaka gushize ngo ngomba gutanga ubuhanuzi bw'umwaka bikaba nka formule ugasanga ibyinshi babivuze ko atari Imana yabivuze ahubwo ari amarangamutima y'abahanuzi y'abashumba birangira bitabaye mu kibitera icya kabiri ariko hari n'uruhare abakristo agomba kubigiramo kugira ngo bisohore none Imana yakubwira ibintu ukagenda ukituriza nikubwira ngo uzajya hanze kandi ukaba ufite n'amafaranga yo kujyayo naho kujya ntujye gusaba visa uzajya yute none Imana ni ngombwa bikubwire kandi ushaka kujyayo nawe ubwawe kandi nyine nabyo nkubwira ko umuntu agomba kugira uruhare mu bimuhanurirwa oya ni ngombwa se ngo babihanure ubu bantu bose bagiye hanze cyangwa bari ku kibuga cy'indege n'abagiye kurira iminsi mikuru hanze hari amasengesho bakoze ari overnight bagiye nyine twari dutanze urugero rw'iby'Imana yavuze gusa muri nta na kimwe yavuze impamvu ubuhanuzi abashumba benshi bahanura ngo mu mwaka mu bw'umwaka mushya budasohora nuko ari amarangamutima y'abashumba ikindi nuko nyine ari ibintu bagize nka formule yo kumva ko uko umwaka ushize ngo bagomba gutambuka ubuhanuzi bw'umwaka ibyo bintu mwihaye mubwira abakirisitu ntibisohore kazi yako nagazi kabo ntago ngiye mbirimo Imana izabahondera ntituzaba turi kumwe tubona kubabwira rero ngo muzagira umwaka musha muhire birumvikana ariko dushimira Imana yabanye natwe muri 2024 ikagendana natwe hari abarongowe hari abarongoye hari abapfuye hari abavutse hari abazutse abazutse ntabo nzi ariko wenda barahari bazutse bari bapfuye ntabwo bapfuye burundu bakazuka ntabyo nzi
Yes, reka rero dushimira Imana yabanye natwe, abandi bubatse amazu, abandi arasenyuka, abandi babonye akazi, abandi bakavaho. Byose no kugira ngo imirimo y'Imana ikorwe nyine ihabwe icubahiro. Nge ndikuzo Emile ndi kwihumure TV, ndi kumwe na Joel Iyobokamana TV. Yego. Dusubira abantu bose bakoze subscribe, ngiye kuzuza 1,100 wa. Nibanisha ahubwo bagukandireho bite byuzura. Nyaboneka abantu biyobokamana ni muhe Emi mbona ni mumukanda kuri subscribe ngo yuzuze. Nukuri kw'Imana mujye kuma subscribe hasigaye abantu bakeya. Nanjye nuzuza 100 ntangire kugenda nigira imbere. 2025 ubyibuze hari urwego nanjye ngomba kuzageraho. Reka nshimira abantu bose kuri iki kiganiro, mudushigikire n'ukuri kw'Imana. Tugira ibiganiro byiza, inyigisho nziza, ijambo ry'Imana, gusenga niba turi ya saa 11 za mu gitondo ku Ihumure TV. Iyo ukanze wumva turi gusenga tugasengana, Imana iguha umugisha. Jo, uzagira umwaka mushya muhire rero. Nawe uzawugire kandi umuryango wawe. Ndashimira Imana ko 2024 irangiye, kuko kuva nabaho niwo mwaka wambereye mubi kurusha imyaka yose nabayeho mu buzima bwanjye. Abaye nkayo bati ndavuma umunsi navutse. Reka ubwire uretse nako umuntu atawanga vuma umwaka ariko 2024 mbega umwaka mubi we, ariko ni kuri nge ntabwo wenyine hari abandi badukurikiye bagize umwaka wambereye mubi, barakuroze, barakurwanyije, umwaka narozwemo n'umwaka nagize n'umwaka nakomerekejwe naho wibaze kuba umuntu wari witezeho kuguhumuriza akaba ari ugukomeretsa n'umwaka kwakira Yesu mbere ku mwaka we. Izina rya Yesu uyu mwaka wa 2024 uraheze. Imana ishimwe. Hanyuma 2025 twinjiye mufite ngamba ki? Nizanje ariko ni ngombwa se kuzitangaza kuri kamera. Ariko zirahari. Birumvikana zirahari. Niba ntacyo wahize muri uyu mwaka wa 2025 ubwo ntacyo ujya kumarayo, nta nicyo ujya gukora. Gusa ariko okay. Wena mu ngamba zireba abantu nuko 2025 n'umwaka Joel agiye kugaruka mu itangazamakuru. Uyu mwaka nagiye mbura cyane, abantu barambuze pe. Nanjye narabuze, nakoze ibiganiro bike cyane kubera ibintu byinshi by'intambara nahuye nazo zikomeye. Ariko 2025 ngiye kugaruka mu itangazamakuru kandi ndashaka kuba umunyakuri cyane bikomeye. Ushaka umunyakuri? Joel 2024 cyangwa ndaje mubarize atandukanye cyane. Ndaje ntangirire kuri Joel ikiganiro kirahindutse. Azatandukanye cyane na Joel wo muri 2025. Nta bantu uzongera kubikira ikibaba, gukingira ikibaba. Erega ntabwo ari gukingira abantu ikibaba ahubwo ni Imana buriya. Aguze Imana ikeneye umuntu ngo yigaragarizemo. Kuko Imana ikiza hanze ibintu by'abantu ibifite. Abantu bakumirwa. Inshamake y'ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kwinjira mu makuru nyirize narambuye y'umumama wakunzwe kuyobokamana TV witwa Mama Charlene. Mama Charlene meze neza n'umuryango, hari inkuru nyinshi ziri kuvuga kuri Mama Charlene na Sabe ku kiganiro bakoze. Hari yindi nkuru turibuze kugarukaho. Bo turavuga ku bitaramo bitandukanye bimaze iminsi biba bitandukanye, turibuze kuvuga turavuga ibintu bitandukanye byinshi byaranze umwaka wa 2024 tubinyuramo twirukana. Okay. Hanyuma ubwo andi makuru nayo butaha. Hanyuma muri iki kiganiro rero dushimira nose bamaze kwiyandikisha kuri ayo macano yo kwa rabiri. Hanyuma n'umwaka utatu uzabane ndetse n'abandi bazakomeze baze tubasaba umugisha w'Imana. Hanyuma Joel rero Mama Charlene ari mu bamama cyangwa se mu bakozi b'Imana benshi batambutse kuyobokamana TV. Uri mu bantu bagiye bapromotinga aya mazina yagiye akomera. Hari n'undi tuzagarukaho mu kiganiro cy'ubutaha. Numuruzara tuzaturi kumwe. Nta kibazo. Okay. Hari ikindi kiganiro cyo muri buze kubona nacyo nituza kukigarukamo ndi kumwe na Joel. Hari abandi nabo ndi buze kumubaza yagiye agenda azamura amazina yabo. Niyo tutavuga amazina nta kibazo. Ariko impamvu hano tuvuza amazina ya Mama Charlene nuko numvishe Claude yakugarutseho. Nari abantu bakimpaye ku bwinshi. Claude nyine bavuga ati Mama Charlene no kuyobokamana atandukanye na Mama Charlene w'iki gihe nyine ibintu bitandukanye. Numva rakomeza kubirepeta cyane, hari no wambwata ariko se wazabwiye Claude akajya gukora ibiganiro akareka kuzana mwiyobokamana cyane ko atari ngombwa. Ariko nge kuri nge nta nicyo bintwaye kuko ntabwo bari kubeshya abantu bavuga na abantu banyuze kuyobokamana.
nubwo atariho gusa banyuze ariko barahatinze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero kubivuga ngira ngo ni urugero nyine barimo atanga. Ubwo rero ngenda kuri njye ntacyo bintwaye, ariko uri mu bantu Mama Charlene yagiye atangira ubuhamya, babanye neza, bakoranye neza, yagushinja ibindi ariko nta ngeso mbi zindi yagushinja. Mama Charlene uyu munsi abantu bavuze ko uri papa we, banza unyumve. papa we gute? Kuri social media banza unyumve. Ari uburyo se mvuze mbega papa nta papa nta mwana, ntasko nanyu nta mwana nta se. ubwo muri kimwe oya so kuba kimwe ahubwo ubwo bire ndebye Joel yabaye umubyeyi. impamvu mbere yuko Mama Charlene atangira channel kubyumva yego, mbere yuko atangiza channel ye usibye kuba yaragiye ku isimbi, ariko isimbi urumva ni channel ya bose, ariko mu buryo bw'iyobokamana abantu bamuzi kuri Joel cyangwa se bamuzi iyo tuvuze iyobokamana rega banumva iyobokamana burya yaje kuyobokamana avuye ku isezerano kwa Evode. Ni gusa Evode we ntabwo yakundaga kumukoresha ibiganiro, yakundaga kumukurikira ahantu yagiye kubwiriza agafata iyo video ari kubwiriza, ariko ubundi mu buryo bw'ibiganiro cyane byimbitse. Mugani urebye Mama Charlene yamenyekanye cyane mu biganiro kuyobokamana TV. Mama Charlene na Joel ni abantu bafitanye ubumwe bukomeye cyane kuri hoteli bita Baoba Nyamirambo, ndayamamaje. Uramenye utankoraho ubumwe dufitanye na Mama Charlene ni nubwo dufitanye n'abandi bantu bose twakoranye, ariko cyane moya Mama Charlene ni nkubwira Mama Charlene ibyo by'ubumwe bukomeye uvuga. Nari n'abandi ba mama benshi bagize kuyobokamana, ba Mama Chance, ba Pastor Butesi, ba Gihozo, ni benshi pe, ba Mama Lionel, ba iyobokamana yabaye passport yabavuga butumwa benshi, kandi abenshi barahiriwe, amazina yabo arazamuka, abandi bahembura abantu mu gihe cyabo, abandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nubwo hari abakorera n'abantu amakosa, ariko ayo njyambwira abantu ngo ntazajya mbazwa, kuko ngewe mperuka nakira umuntu kuri kamera nkamuha ikiganiro ngashyiraho nimero za telefone ze. Ibyo rero ajya kuvugana n'abantu inbox n'ibiki akenshi ntabwo babindeba. Abantu rero hari abajyaga bavuga ati Joel waraduhemukiye kuduhuza na runaka katwambura amafaranga, kuduhuza na ba runaka banaba. Ndavuga ariko se narabwemukiye ngewe ko ntari Imana ngo narekwaga uko abantu bameze cyangwa uko bazahemukira cyangwa ikibazanye urarenda ungira victime yabyo, ubu ntisindengana koko. Emi buriya numara imyaka nk'iyo maze mu itangazamakuru uzarimenya, shobora urangira ibikomere byanjye aneze iminsi umuvandimwe ariko ntari oya ntabwo ari ukugutega iminsi. Icyo nshaka kuvuga no kuvuga yuko ukunda kumbaza ngo kubona morale nagiraga nsa n'atunu watuje, urangira ibikomere bitandukanye n'ibyo abantu bose muri gospel hano mu Rwanda. Siyaje naho ni umuntu ugira ibikomere nk'ibyanje muri gospel, kuko nge nasemwe n'abantu nubatse. Urumva ntuse ujye ubaza ati yobokamana kukigeze hitinga ibya hiti tariko kuki wasenye uko nicyo kinyamakuru twari tuzi gikomerega muri gospel. Ngewe ubwanjye nta muntu wavuye ahandi ngaze gusenya iyobokamana. Iyobokamana yasenywe n'abantu nubatse nje. Joel yanzwe n'abantu benshi abangishijwe nabo nubatse, kandi bafite ijambo bigaruriye isi ku buryo icyo bavuze cyumvikana, ku buryo hari umuntu ugeze abwira ushango ngo nari ngiye ngo kugukorera nk'umugisha ngo nabigambiriye ngo ngiye kuguha ngo umunsi mukuru ejo bundi ngo nashaka kuguha Noheli na Bonane, ngo ariko nkubajije ngo umuntu ngakumbwira nabi ngo kandi ngo narinzi ko ari umuntu inshuti yawe ngo bituma ngo ntabikora. Wese kuki yagiye kubaza nyine nibyo nkubwira, ariko nukamba nuwo ngo wabajije umuntu unakambane uwo wavuze nabi wabajijwe kandi abyeretse ibintu yamubajije nuko yamubajije nsanga n'umuntu Yesu we nuko ntamuvuga nukuri muvuze isoni zakwica ni umuntu utabitekerezaho. Gospel imindyarya we bana y'ijuru iri mindyarya irimo abanyamabi yababa we. Okay, reka twigarukire kuri Mama Charlene. Mama Charlene aba umusitari arakomera, amaze gukomera n'umushuti wanjye cyane. Mama Charlene sinanamuvuga nabi, buri umuntu yaje inshuti yawe numva kumuvuga nabi. Noneho icyaje kuba rero cyakasa mutwe
nuko hari umukozi w'Imana umwe ngo wigeze kubwira Mama Charlene ati ibivugabutumwa ukora kuri social media cyane cyane kuri Mama Charlene official igihe kizagera rirangire. Urumva Mama Charlene ati tuza iby'Imana yateguye muri nge ntabwo bishobora kurangira. Bigeze aho Mama Charlene kuri social media cyane cyane kuri platform ya YouTube akagaragara ari muri filme nivugabutumwa ni sawa. Mama Charlene agaragara muri firigo yahashe guteka n'ibindi ni sawa byo ngibyo, ariko none ejo bundi byakasa mutwe ngo abantu bati noneho yazanye urusambaniro i Kigali. yazanye ruki ngo urusambaniro yararuzanye se ibyo ntabyo nzi. Emile nakahubwira nawe numvise ikiganiro nijoro uretse nawe numvise ikiganiro nimugoroba cya Korode oya ni icya Bosco Empire. abati Mama Charlene azanye urusambaniro i Kigali nana ndeba n'akavideo akavuga ati iki cyumba umugabo n'umugore bakiryamira hano nta kibazo, noneho hari n'akandi gatanda kayi gahari gatoya. Noneho warangije ataka ngaka naka bakundanye aje gukora amasaha reka mbaguse ibyo bintu nge ntabwo nzi ko ari byo. Ntekereza ntago ari byo. Impamvu mvuga ko atari byo ni Mama Charlene nzi n'amagambo yigishije. Mama Charlene niyo hari umuntu kuko ibyo bintu byose ajyaga bikomoza byose muragirana ibibazo buretse gatoya. Oya ubundi ngewe urabizi ko ntajya nkunda gukora inkuru zivuga abantu hemi uranzi ndabizi ngewe mu bintu nzwiho ntabwo njya nkunda gukora inkuru zo kuza kuvuga amazina y'abantu n'ibiki. Ibintu byanjye byinshi bivuga mu marenga ku buryo simba mbyifuza, ariko we ni mpamvu Mama Charlene we kumuvugaho nta kibazo nuko ibyo tuvuga biri hanze nyine biri ku mihanda hano. Yego nta nubwo tumuvuze ahubwo turimo turavuga ibivugwa kuri we ndetse yagizemo n'uruhare. Uko byagenda kose nge ntabwo ndi umucamanza, ntabwo nje gucira Mama Charlene urubanza, kandi nta nubwo nje kumuhamya ibyaha cyangwa kumubuza gukora private yiwe cyangwa business ye. Ahubwo icyo nje kuvuga ni ukugusubiza ibyo mbaza. Ibyo nkubaza icya mbere wabanza unyumva ariko nari ntangiye ariko okay. Mama Charlene mwarakoranye n'ivangura ifada we muri spiritual kuri social media cyane cyane kuri YouTube, nuko nabo bandi bose bagiye bakorana, ariko abantu benshi bamumenye kuyoboka Imana kubera ko ariho yagerageje gufata umwanya uhagije wo gukora ibiganiro by'ama interview agaruka ku buhamya bwe mumubaza nanjye ndimwamubajije sibyo. Avuga ku buzima bwamuranze, avuga ku muhate we, avuga ku muhamagaro we, avuga ku muryango we, ngira ngo yagaragaye cyane kuyoboka Imana. Uyu munsi biramutse bigaragaye ko yazanye urusambaniro i Kigali, urusambaniro ni rogi izanzu nyine z'ubusambanyi. None nge naje kwibaza eske amashusho agaragara niwe so ntago mbizi niba uri mu bajyanama be, ariko ndabanza kwibaza nakubaza kuko Mama Charlene yazanye rogi i Kigali. Ningibaza se cyangwa uribaza? Niwe ndi kubaza. Ubose ninjya kuvuga yego okay. Abantu bakurikiye ikiganiro yakoreye ku Isimbi TV ntekereza ko atari ngombwa ngo Joel bari we usubiza iki kibazo. Bajye ku icyo kiganiro barumva ukuri kuko nyiri bwite arivugira yuko yazanye business. Wenda nge ntari buze kwita ngo no rusambaniro kuko ntabyo yavuze, kandi ntabwo ari we mukozi w'Imana wenyine ugize business ya hoteli icumbikira abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi apartment. Abantu nibakoma urusyo bakomeye n'ingasire. Ese Mama Charlene ubundi se umukozi w'Imana ntabwo yemerewe kugira hoteli cyangwa apartment? Oya ntabwo yemerewe kugira lodge. None se nirakubwiye ko ari lodge ni wabyivugiye waracyumvise ikiganiro Mama Charlene abivuga. Yavuze nyine ko ari inzu y'amacumbi nyine. Iyo uvuze amacumbi cyangwa hoteli ukavuga guest house cyangwa ukavuga apartment b'abantu bari hafi yawe nta kindi babona kuzanya inzu abantu bazajya bahuriramo bagasambana. None se kuki tutabyita amakosa y'abantu bari kubibona mu iyo mboni ariko nyir'ubwite atari cyo gitekerezo afite?
Mama Charlene se yaba yaramamaje business ye cyangwa yabivugaga nk'uri gukora business bisanzwe? Yaramamazaga cyangwa wumvishe ikiganiro yavugaga nk'ibintu bisanzwe? Ngiye kiganiro nubwo nagikurikiye cyane cyo kuze nakurikiyeho gatoya. Yarayamamazaga rose yabivugaga ngo abantu ntibabimenye. Yabibwiraga abantu gafite business ya guest house cyangwa apartment cyangwa niba ari kind ya hotel. I don't ibyo ngibyo ntabwo mbireba cyane. Ahubwo kuki byahindutse inkuru? Harimo icyumba se cy'amasengesho aho hantu? Ya nta bakamwe basengesho sagiye ajye. Ni road nako ni uburyamo. Ariko zo abantu bose baryama bagiye gusambana. Abantu bose bagiye kuryama. Okay, ikindi kibazo Joel ibanze nyumve. Mama Charlene wenda nawe kudukurikira banamuhamagare. Gusa ikiza nuko ijambo ryo numvisha yavuze ati mushobora guhamagara manager. Hari manager cyangwa mudahamagaye manager giye mushobora kumumagara. Mugane roje apartment. Ukoresha apartment. Mugane muri apartment za harya ziherereye. Ntabwo nje kuba yamamaza ariko nje. Ntabwo yangisha. Hakunamamaje nta kibazo n'umushuti wacu. Reze tumwamamaje aricyo bitwaye. Nyine n'uburi turi kumwamamariza ariko se ngo wo mparangira abantu nkaho nishyuwe. Bazamubaza. Arwo rukundo umukunda rudatuma umwamamariza. Okay, sinza hariho iyo nza kwamenya ngiye mba mwamamarije. Ariko icyagarutsweho ni kimwe. Pasa Claude ahanurira nibampurikira avuga ati ntazajya muri gereza, ngo najya muri gereza ngo nzagaruka ngo ngiye guhanwa nzabireka ngo nshinga akabari n'amaroji. So SK ndibaza abakozi b'Imana rimwe na rimwe bisa naho babona ko nta wundi mwanzuro hari business yindi iri kwinjiza agafaranga bose bakwiye kujyamo. Impamvu mbivuze aha mbisobanure. Buri wese ajya muri business afiteho ubumenyi. Munyumve neza ntawe ngiye gukondana. Iyo business ukora ufiteho ubumenyi bituma umenya uko ugomba kuyikora kuko ubuzi nuko izagira ite izinjiza. Abantu benshi bari gukora iyi nkuru wenda batagiye ku ruhande rwa Mama Charlene nabashije kumva cyane nakurikiye numvishe barimo baravuga ko iyi business wasanga rero yumva afiteho ubumenyi. Sio? Ndi kukumva. Kuko abantu benshi niko babigarutseho birimo biravugwa ariko ubwo bumenyi koko arabufite cyangwa n'uwamuhaye igitekerezo cyo kugira ngo ubumenyi gute ntabwo kuri business man y'amacumbi. Ego. Azi gusasa. Azi gutegura. Kuko kuri iyo video wenda buretse uraje umaze niba ziro kuryama. Shabura kasa mutwa y'amakuru. Ibibazo uri kubaza. No, ariko Joe wanzu nyumve. Erega ngereka muri iki kiganiro hari ikintu nakubwira. Ariko nene ntarasoza. Oya. Ariko nene ntarasoza. Joe aramvangi. Komeza. Ngiye muri video nabonye ndaje nshaka ko ka video. Mama Charlene ngiye ikintu cyantunguye ni kimwe. Hari agatanda ngo bakoraho massage ngo abantu ngo baba bari mu cyo cyumba. Noneho abantu niko bagarutseho bibaza eske yabazi gukora massage wese? Ntago mbizi. Nyine baza uri kubaza abantu ariko sinje. Data mudusubize muri commentaire nimwe nandutuka nabyo nta kibazo twabazaga kuko abakunzi ba Mama Charlene tumuzi mwivuga butumwa tumuza atangiye kudutegurira ibintu byiza mu rugo kunategurira abana n'umuryango. Yageze muri business y'amacumbi apartment. Hanyuma icyo nibaza n'abantu babajije wenda nawe ushobora kubaza iyo ugiye gukora business ngo ureba business ibasha kwinjiza muri icyo gihe ubucuruzi, ubuhinzi n'ubworozi, amaroji, kuryamisha abantu muri minsi barashaka kuryama no kuruhuka. So biterwa na business nyine uri kumva yagenda neza. Hanyuma rero Joel wabanye na Mama Charlene igihe kinini yabarigeza kuganiriza kuri iyi business agiye gukora. Ntabwo yizahinganiriza. Yeye kuganiriza ariko umugiriye nama. Ntavuze ko atayinganirije ubu namenye inama ariko mugira kandi bitarabaye. Yimugire nona. Kuko uravuze ngo kukiye business bayigize ikiganiro abanyamakuru. Inama subwo naba nkiyimugiriye gute yaratangiye. Wenda ariko okay uzi simpamvu jewe ahubwo itora ikibazo mbajije kiricyo
kubera iki mama Sharirene gutangiza business ya guest house byabaye inkuru, byabaye ikibazo muri rubanda? Impamvu n'uwo ari we, sibyo? Impamvu ni amagambo yamuvuye mu kanwa. Niba ari umuntu wagiye ukubita bene biriya bintu avuga ati barokore bishushanya bajya mu turoji bagira ibintu nk'ibyo, mbona aribyo byateye ikibazo. Sinzi umuntu wampamagaye mu gitondo ari kumbaza ngo ariko mama Sharirene ngo biriya bintu ngo bamushinja ngo by'ubusambanyi ngo arabikora cyangwa ntabyo akora. Ndavuga ati ariko se icyo kibazo nk'icyo mbajije koko Joel ati no zo ubundi akubwira ko abikora cyangwa atabikora ngo bikomarire arasambanye se ngo byazo. Icya kabiri njyewe ndi Imana se ngo ndamenya ko mama Sharirene ntitubana ese Joel yasambanye na mama Sharirene ku buryo azo bimubaza ngo arasambana. Ati ntabwo ndi umucamanza w'abantu. Wowe se nyine nibyo namubwiraga, ndavuga ngo mama Sharirene ngo arasambana ngo nkuko babivuga. Si ubwa mbere naba mbonye abantu bavuze ibintu byinshi bikanacurangwa bikanayobokwa ariko ari ibinyoma. Si n'ubwa mbere naba mbonye abantu baje basikama abantu biyoberanya kuri kamera bagira gute berekana ko ari abatagatifu ukamureba ukagira ngo ni Bikira Mariya kandi yaraciye ibintu w'ikibeho. Aje umuntu yavuga ngo aje nko guhiga abagabo kuri kamera kandi yitwaje ibintu by'Imana. Abo bantu nabona arababonye. Kuza rero guhamya ngo umuntu gakora ibi cyangwa ntakora ibi ngo mama Sharirene ngo buriya ngarakijijwe, ntabwo ari ngombwa ngo Joel akubwire ko mama Sharirene akijijwe cyangwa adakijijwe. Ahubwo ijambo ry'Imana bavuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto mama Sharirene akwerera, niba ubona akijijwe arakijijwe, niba ubona atakwerera imbuto z'abantu bakijijwe ni ukuri pe wimushakiraho agakiza. Nge niyo solution, niko na Yesu yaciwe n'urwo rubanza. Kwirirwa uvuga ngo Joel ngo nk'umuntu mwakoranye cyane ngo buriya ngo uramuzi ngo se ngo ubona akijijwe cyangwa atakijijwe, njyewe ndinde wo guhamya agakiza k'umuntu cyangwa wo kuvuga yuko umuntu adakijijwe. Ngo umucamanza muzabamenyera ku mbuto zabo. Joel cyangwa Emi cyangwa mama Sharirene niba kwerera imbuto z'abakristo ku buryo uvuga tumva uyu muntu ibi bintu akora nkurikije uko ibyo akora n'ubyo avuga ko bihuye kandi koko mu by'ukuri ni umukozi w'Imana arakijijwe, ibyo imbuto yakwereye izabikwemeje. Ariko nubona ko bati uyu muntu nkurikije ko avuga ibi ariko agakora ibi, ashobora kuba ari umusika mutubi, aradutuburira, aratubeshya, akina n'ubwonko bwacu, ibyo arimo arabizi. Nabyo izo mbuto ubona zikaba zibikubwira. Kwirirwa ujya guperereza no gukora iri perereza uri kwibeshya, imbuto z'umuntu ziramugaragaza 100%. Rero Joel ntabwo nje kukubwira, nje nta nubwo njya mvuga abantu nabi kandi n'ubu si mama Sharirene abakunzi be nawe ubwe anyumve neza, ntabwo nje kumuhamya ngo yakoze amahano cyangwa se amahano cyangwa ngarakijijwe cyangwa ntakijijwe. Ahubwo icyo ndi kubwira abantu kuvuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Okay. Zizabaho ukuri. Ariko abarokore ntimukatujijishe. Izo mbuto uvuga nizi ni amaronje, imyembe, imbuto bera. Sawa rero, imbuto bera nizo tugiye kugeramo. None se uri pasiteri, uri evangeliste, uri umudiyakoni utangaga ururyera, uri umunyamakuru uyobokamana, sibyo? Uyu munsi washinga akabare ngo ni business kandi uza wigisha abantu ko kunywa inzoga ari bibi. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, washinga amaroji, magese house, ntago ari hoteli ya danje, sibyo? Yero bangu izakira abanyamahanga ngo niki niki. Ahubwo tuzi ko muri iyi minsi roji, urumva, cyangwa guest house cyangwa apartment abantu benshi bazikodesha kugira ngo bihengekemo, urumva, kwaje noneho kwaje kwa pra noneho ubwo kwaje kwa pra. Mama Sharirene atwumve neza, ntago twamwibasiye cyangwa ngo turi kumutoteza, ahubwo atwumve neza, niyumve cyangwa nagaruke kuri kamera asobanurira abantu kandi adashizemo ya kamera yo gutukana. Kuko nawe hari igihe akabya akaza kuri kamera ukabona ashaka gutukana kubera ko nyiragira to, uramizi kunavuga. Ntago nyine ze koroshya ibintu. Uwo mwuka nyine abikore mu mwuka w'abarokore utari w'abapagani. Asaba avuga ati business nabonye inzi nyoroheye, sibyo, itamenze. Mbona muri iyi minsi business ziri kwinjiza amafaranga ni kwaje kwa pra. Izo ngizo zo gucumbikira abantu. Hari abashitsi benshi bagenda muri iki gice ntuyemo cyangwa muri iki gice ngiye gukoramo business. Iyo business niyo nabonye ndakora. Ahubwo abantu mufite abantu babagana
mubazane barare kwande kwa mama Charlene sibyo kuko bigaragara ko Shema yagiye umunyamakuru yagiyeyo agafata video yamara gufata video akazitunganya amara kuzitunganya hanyuma akajya kuri Skype agakwana ikiganiro na Sabe amubaza umva ubundi Joel reka mubaze rero mu byukuri wenda ngewe nibyo ndi kukubwira mama Charlene akoranye na Sabe ikiganiro sibyo cyangwa se abantu babonye ikiganiro akoranye na Sabe byanze bikunze bahise bavuga bati ari kwamamaza uretse ko mu makuru ndimo nibaza cyangwa se abantu dufite nuko bivugwa ko washanga hari diri hagati ya mama Charlene na Sabe ibyo se bikaba bibatwaye ariko abantu nabo rero ntibanyamugujwe n'akadodo noreze ko mama Charlene yabafitanye diri na Sabe nyine bibatwaye iki kujya kubyinjiramo ngo barayifitanye hari naho nabonye bavuga ngo iri apartment niba ari lodge ngo ni za Sabe ibyo that is private kumenya ngo ni ya mama Charlene ngo harimo imigabane ya barunaka ngo ni ya runaka ibyo ngibyo rwose numva atari mu bibazo abantu bagombye kugira ibyo ntibirimo ngiye kuri nge iyo ni private yiwe abantu nabwo erega nubwo tuvuga mama Charlene kuba yakoze abaroje okay wenda abantu babivuga muri gospel kubera barakora dubundi tumenyerewe kugira amagambo menshi no kwivanga mu bitatureba uretse hanze unyumve shanda ariko mama Charlene ntabwo ari we mu munyarwandakazi ukoze business wenyine nuko ari we tuzi ahubwo ikibazo wenda yaba ari ubwoko bwa business yakoze n'uwo ari we ariko se nkubaze bigatera bombori ariko se jo ariko ubundi ariko se buretse lodge guest house hoteli apartment irarama abantu mama Charlene n'umuvuga butumwa yego azajya yakira abantu abure ko hakapira umuzi bakamusabye icyo ni kimwe ntafite ababikoramo se okay sawa ni ngombwa ngo abahari nareke kwigisha abantu ko kwingunza ari icyaha icya kabiri umuntu azajya araza sibyo ari buraremo nkanjye nzanye umwana ambwire ngo uzana ibyangombwa by'uko mwasezanye n'umugore wawe mama Charlene abikubwira se yabikubaze agushaka yikize ko n'uburenganzira bwawe none se ababyita urusambaniro murabarenganyiriza iki rega kubanza ari byo kubanza ari urusambaniro koko champagne Charlene ndamukora ndaza yisobanura ariko ubundi yaba yazanye urusambaniro i Kigali se nako yarakoze urusambaniro yararukoze kuko rega niyo abantu mvuna kubwiye niyo nakubwiye oya rega n'umuvuga butumwa mama Charlene hari ibintu umuntu adakwiye gukora sibyo cyangwa se yabikora akaba azi kubidefanda neza reka tuzamushaka bidefanda nagiye kunyikubitira oya no nakubera iki se reka tuzamushaka nge nzamuzanira abantu vuba aze adusobanurire mama Charlene kereka nimubura mama Charlene rero yakoranye na Joel igihe kinini ndetse ko nane twakoranye ariko icyo nkubwira cyo wenda uramuzi uzi na reaction ye uzi kuntu yakira ibintu niba ataza hano akatwasaguza mama Charlene mbona ariko za tuzizi iki ko turi kuvuga inzu irubatse irahari ibitanda birashashe urumva harimo abakozi none ubwo karaka video rero mama Charlene nkubwiza ukuri karaka video wavuze ngo nta bakora massage ubwo yaba tuzizi iki ko akariho kavuga akariho karavuga yinjiye muri business ariko ibasha kwinjiza iyi business mama Charlene yagiyemo ibasha kwinjiza icyo kibuke nkoze bitwaye iki nubwo ari ya Sabe ariko se Sabe yije mate ibintu bya Sabe tubivane ese ko bivugwa ko ari Sabe waba rotse ziriya nzu ariko si byose biratureba rega ibyo ntibitureba ese ubusubwe n'iki njyewe n'ibiyoboka Mana TV ari yanjye tureba se kwicara n'utumari n'iyoboka Mana TV ubwe n'iki kari yanjye wasara umuntu nkorera nyine turi kumara iki kuri kamera niba bitatureba no icyo biturebaho ibitureba ni amagambo bavuze bande abantu bavuze ngo iki nyine ururondogoro bacitse yazagira urusambaniro yagira uzute none abantu bari kubivuga aribo tugira abasazi njyewe nje kugira umuntu n'umusazi none tuje gukora iki hano turi kubivugaho sawa rero niba turi kubivugaho mama Charlene mwakoranye twarakoranye mama Charlene arakijijwe cyangwa ntakijijwe arasambana cyangwa ntasambana basi nijye uri kubaza se Joel bakoranye ariko mama Charlene ndamubona ari gusambana sibyo ubundi se abantu basambana urababona kandi aribyo ndi kukubwira nyine wenda mwarasambanye ndinde wo guhamya ko mama Charlene asambana cyangwa wo kumweza kadasambana
nk'umuntu mwakoranye mwagendanye Ariko- rega umuntu ariko- mugendanye igihe Eh. umuntu mugendanye igihe byuze umenya imico ngewe mama Charlene tugendana mu mico ya mama Charlene muziho njyewe ntabwo ndamubona asambana njyewe ariko ubwo gusa ni sambana okay sawa noneho ikindi njye hari ikintu nigeze mbabwira gikomeye cyane kimbwire wenda nta kandi niba Dore ko umuntu uzi ubwenge wese yacyumva Joel ntacyo ari cyo kuza guhamya gukiranuka no gukizwa kw'abantu kuko impamvu ndi kubivuga nuko atari kuri mama Charlene bakunda kubimbaza gusa hari abandi bantu twagiye dukora nawe usanga abantu babaza ariko Joel wadusobanuriye ibyo uriya muntu bla bla njye ndinde wo gusobanura iby'ubwere bw'umuntu n'ibyaha bye nese se baba mukorana niba mugenda tuba dukorana ariko Mbese uba mpamvu kubaze- umuntu ni munini umuntu si inyama n'amaraso umuntu ni ikimwihishemo uzi ko ushobora kugenda n'umuntu imyaka 5 akwihishamo ahubwo icyo mvuga abantu nibabirebere ku mbuto ariko si imbuto zandi za mama Charlene nyine ubyo byo kumaza ngo mama Charlene ngarasamba cyangwa ntasamba ngarakijwe cyangwa ntakijijwe ntabwo ari ngombwa ngo abantu barindi buretse gato umutwe wari kuduhinga si ngombwa ngo abantu barindire igisubizo cya Joel ko ngo ari cyo kiri butanga umucyo kwicyo sibyo ntabwo ari ngiye utanga igisubizo gitangwa n'imbuto za mama Charlene imbuto tuziho ni ahubwo wowe nkubaza ukurikije imbuto mama Charlene yera ubona ibyo bintu bamuvugaho yabikora subiza nawe ibyo numuvugaho biterwa n'ibyo ari byo iyo bavuga ni by'ubusambanyi nyine mama Charlene yasambana no ukurikije uko umubona imbuto akwerera yes ariko se ntabwo uri kunyuma ntabwo imbuto nyerera ngerega imbuto nyerera kuvuga baza ngo ukurikije imyitwarire ntabwo imbuto zivuze ko umuntu adasambana mani umuntu yagira imbuto nziza cyangwa akagira imbuto mbi kandi agasambana ni gusambana none se sicyo ni vuwara kandi aryo ndi kukubwira kumbaza ngo mama Charlene yasambana se ndimo nanjye yasambana kuko mama Charlene afite umubiri oya icyo njye navuze ibyo byo gukizwa muzabamenya gukizwaho uragira ngo se mvuge niba akijijwe cyangwa adakijijwe kandi ariko rukumbaza ese kuri kubimbaza we kutanzubije njye nakubwiye ko imbuto arizo zibigaragaza okay none se ubundi mama Charlene ko yiki tumugarukaho impamvu ya mbere ngiye kubigusobanurira umustar sawa none se umustar niba akoze ikintu isi yose iri buze kumusoromamo akajya gusanura urusambaniro cyangwa gushinga urwo rusambaniro abantu bazabura kubibona nyine ko asambana ariko njye ntabwo ndamubona asambana ariko ashobora kurushinga adasambana usambaniro erega ntabwo twamushinje ko asambana nta nubwo abantu wenda bamushinjije nabo basanzwe baziranye sibyo wenda babivuga ariko nkatwe twe ntabwo twamushinje njye ntabwo ndi hano gushinja mama Charlene ko se mama Charlene bose abantu bananyumve neza pe nta n'uwamushinje hatagira abantu baza dore nuko twivugira ibintu bakabifata nabi hatagira umuntu uza kunyumva naba ngavuge ngo Joel ngo yaje kuri kamera kuvuga ngo busambanyi bwa mama Charlene ngo cyangwa ngo mama Charlene ngo no musambanyi ni ukuri kw'Imana wo mu ijuru pe ntabwo ari byo nje kuvuga nta darengana nta n'ibyo nzi nta n'ibyo ndamubona mu gihe cyose mugendaniye wamusoromyemo imbuto nziza nta mbuto mbi wamubonye ntabwo ari cyo kibazo mama nyine banza wumve wowe erega abanyamakuru erega man ibyo umenye ko mfite experience mu itangazamakuru hari ibintu ubona kubaza ko bari kugutura mu mutego none se nyine kugutura mu mutego njyewe igisubizo ntakigusubije wambajije mama Charlene ko mubona ngo ko mwagendanye ngarasambana nakubwiye ko ntabizi sibyo ko ntabyo ndamubonaho urambaza ngarakijijwe cyangwa ntakijijwe ndakubwira ndi Joel ninde wo guhamya gukizwa ko umuntu cyangwa kudakizwa ko umuntu ari munini umuntu ashobora kukwihishamo akakwigaragariza umuntu ashobora kukwihishamo akakwigaragariza nk'umuntu ukijijwe cyane umuntu ashobora no kwibasirwa n'abantu cyane bitewe n'uburyo bamubona bakamubona kadakijijwe nyamara Imana atari ke imubona ariko icyo nzi cyo nuko nta muntu utacana itabaza ngo aritwikirize intonga urumva kabiri imbuto muzabamenyera ku mbuto zabo nirwo Yesu yerega n'abafarisayo bagenzi bawe ni icyo kibazo bakibajije Yesu bagenzi banjye bafarisayo mumeze neza urumva umusadukaye abafarisayo bagenzi bawe cyangwa bene wanyu yego umusadukaye Yesu reba baramwatatse gutyo baramwata ariko se buriye ni iki kizatwereka ko umuntu akijijwe ni ati nta kindi ntuzirirwe ukora analize y'ibintu byinshi ntuzirirwe uvuga ngo twaragendanye cyangwa ntitwagendanye ntuzirirwe ureba ibiki muzabamenyera ku mbuto zabo puwe entre aho niho ruzingiye niba mubona imbuto yera ari iz'umuntu w'umukristo kabisa uvivura ati wow dore umuntu wo gufatiraho icyitegererezo ni mama Charlene akijijwe niba ubona yera imbuto zigushyiraho akabazo
kavuga ati uyu muntu ujye ubushyira muri baba n'uvuga ati uyu mumama ashobora kuba ari umusikama waje gukina n'imitwe y'abantu akajya atwereka uruhande rumwe akaduhisha urundi tariko ibikorwa bye biragenda bimutwereka. Ni ukuri pe, akenshi ibene ibyo ubonye aba ari ukuri, muzabamenyera ku mbuto zabo. Mwe mudukurikiye muri uyu mwanya iyo murebye Joel mubona akijijwe cyane igipagani kigendera, bazamenyera ku mbuto zanjye. Imbuto zawe kuziduhisha se? Hoye imbuto se urazihisha, kandi igiti iyo giteye ahantu kirera kigira imbuto kera. Okay, sasa reka nkubwira ikintu gikomeye. Reka ni inkuru twe kuyitindamo. Nta mpamvu yo gutinda rwose. Dushingiye ko hari abantu benshi bagiye bavuga ngo hari umupasiteri ngo tweze kuganira ari ufite amarogi higire kuri Norvège. Bamwibuka yitwa ndera Colonel. Twiye tuganira ambwe ati ngiye mfite business ya lodge. Ni business sanzwe. Guest house. Ni business sanzwe ngiye cyangwa no kugira ite inyinjiriza. Nibwo ni cya 10 n'amaturo natanga nago na kibazo kirimo. Ariko ikibazo ngiye nshaka kukubwira ni kimwe. Imbuto twera sibyo tuzazera ku bantu tugendana, ku bantu batubona sibyo. Niba ngira ngo ngewe hari dufite ikibazo ni kwa kundi umuntu bavuga ati runaka ndimo amafaranga n'urugero sibyo, ariko ntago wasanga ndi kurwana n'umuntu ngo uvuge ngo ndarwana sibyo. Nshobora kuba ndi ingeso nziza nzi kubereka ubwiza bwanjye cyangwa nzi kubafera cyangwa nk'isikama nk'imaska imbere y'abantu nkaba nzi kwimaska, ariko mu mutima w'umuntu ntago twe tuba tuzi birimo ko tutanatindamo. Ariko nayo ngiye gusoza. So iyo bavuze imbuto rero izo Joel yavuze nubwo butwira bukongera bugacya, iyo tuvuze imbuto ni wa muntu tuzi ko ari umuvuga butumwa cyangwa umubwiriza butumwa bwiza cyangwa pasiteri. Ibaze pasiteri ufite urusengero ruzamo abana akababwiriza ubutumwa bwiza, yego rwarangira urusengero rwarangiza agahita atera intebe sibyo, bakamanura amasikoro hariya n'ibindi byose na mitsingi na primus bakanywa. Abadi gahunda ya service yarangiye, gahunda ikurikiyeho niyo kunywa nayo yarangira atavuga ati abaryama bajye hari abaryame icyumba ni 5 cyangwa ni 10 sibyo. None se maze uwo pasiteri dukeneye izindi mbuto yera, murashaka kuduha izindi mbuto yera ziki? Ubwo tuzamenyeza muramukena nubwo ngaruka wenda bibaye ngombwa. Imbuto wabonye ku muntu nta nubwo ari ngombwa ngo uzitangariza abandi kuko nabo barabona. Sizire bunyumvisha icyo nkubwiye. Si ngombwa ngo niba nabonye ko ngo yeze imbuto z'abapagani, si ngombwa kuza kubitangariza abantu, ahubwo abo bantu uri kubibwira nabo barareba barabyibonera. Si ngombwa oya ntabwo areka se kucyuvuga ko ukunda kuba nkunda kujijisha nuko waje kuri kamera ukaza kutubwira ibyiza byawe ariko ntuze kutubwira ibibi byawe. Abantu nibaza kubivuga kandi abantu ro benshi baza kuri kamera niko bameze. Umenye ko maze igihe kinini kuri ibintu bya YouTube, niyo mpamvu nkunda kuvuga ni esprit de réservance yo kwireserve. 70% y'abantu baza hano kuri kamera bigize abana beza na amadayimoni yigendera. Yego bro yuhura n'amadayimoni menshi yigendera neza. Joel yahuye n'amadayimoni yigendera, narakoresheje n'ibiganiro n'abazimu cyangwa n'abazimukazi nabizi abimenya nyuma. Kandi baza bigize abarokore, abazimu babigize Yesu, abandi bigize abatagatifu. Urumva? Ariko ibintu abantu banyura kuri kamera ngo bigize bavuga butumwa n'abaki bose bakora badusikama bakigarurira abantu bakabiba ngo barabahanurira bakagira gute bagatera impuhwe bagatera amarigonde. Mbivuze sinarara. Kubahishira nabyo ni icyaha gihanwa n'Imana n'amategeko. Kubahishira mbabwire nde? Abo bose wagiye wakiranye ugasanga ari abazimu. Mbabwire nde? Tubwire nde? Mbabwire nyine kubavuga mbabwire nde? Ngwino ugaruke kuri kamera utubwire uteje ubundi nakiriye umumama hano uzi ko ari umuntu muzima nyuma nsanga ari umuzimu. Wazahura ari umuzimu ntazanye namukoreye promotion cyangwa se ikiganiro cye ndagisibye. Sawa babirindira ubwo nzabikora. Ngira ngo ni naha twasoreza wenda tugana ku musozo. Ani indi nkuru iri kugenda ivugwa cyane ikomeje kugenda icicikana yitandukana rya Papa Bitangaza na Mama Bitangaza ko bamaze gutandukana burundu.
papa bitangaza ajya gukodesha ukwe na mama bitangaza anyura hano. abo ni bandi bacira no kuri kamera barahanyuze nigeze mbakira kuri Great Hotel. Iyo nkuru yo niyo papa bitangaza na mama bitangaza yego si Joel harya yego nyine baratandukanye ariko ndahumaniwe noneho ndi umugesera kabaye kubera iki utangaje cyewe urumva ni inkuru ntabwo nyapfa gutangaza amakuru ndafitiye gihamya ariko papa bitangaza nyine aho acumbitse na ahantu tuziranye ngera amazi shano hari inkuru baramagaye bambwa ati ngwindure wa mupasiteri wawe ibintu arimo ari gutukana ari kunywa amayoga ari kuza yasinze akadutuka ari yinjiza abakiriya batandukanye ubwo simvuze byinshi abakiriya noneho muri lodge ndavuga ni oya ntabwo ari muri lodge n'ahacumbitse numva nyine bari kugutuka abapasiteri muri rusange n'abandi ariko umuntu ntabwo yigeze akizwa icyo si igitangaza kuba yatandukana abantu bari kubitindaho cyane ariko kuba batakiri kumweho nyine ntabwo bari ubu se umugore yatashye iwabo Kacyiru ntabwo mbizi umugore yari ntabwo mpazi aho papa bitangaza ni hodzi baba bapfuye iki se ntabwo baratangaza nyine icyo bapfuye kukwinjizamo kandi ari wowe ariko se muzajya muduha inkuru nitubabaza n'inkuru na suruse y'inkuru muraga guhita ubwira ayo makuru yakuye icyo bapfuye sinkizi ayo makuru yakuye he rero nayakuye aho papa bitangaza acumbitse kuko nabo arabyivugira ko batandukanye ntavuga n'icyo bapfuye se ntacyo avuga mu makuru mfite ibyo nibi nta kindi ntabwo birimo ariko nibyo nese inkuru itubwira iki jowe tujye tunabaso tugenda tunavugisha kugira muyimenye hanyuma tuyimenye se bitumarira iki utatubwira ikintu bapfuye ubejo wasanga ari prank bakoze ubu tukaba tubivuze hano ari prank bakoze ejo hajya kumvuga ngo basubiranye ntaga none se ubundi n'ubwa mbere batandukanye bagasubirana apo ayo namashyano yihorere twigendere twasoje izo oya da twashoje gute se ntimwaraye mugiye mu gitaramo muri Stade Amahoro no cha Joyous Celebration Joyous Celebration yakoze igitaramo muri BK Arena ni igitaramo cyari cyateguwe na Zaburi nshya event ndetse na Sion Communication imwe ni ya Peace Nicodemo zaho yankuye indi ni ya Plaisir Zaburi nshya ni igitaramo abantu bakigiyemo banyuzwe na performance zitandukanye yaba Gentil Misigaro yaba Rarume Ministries ndetse na Joyous Celebration yanyuze cyane imitima y'abakitabiriye wenda inkuru yakomeje ivugwaho n'ubwitabire budahagije bwacyo kandi ririya tsinda ari itsinda rikunzwe mu bihugu byinshi mu mijyi muri Afurika ariko BK Arena yajemo kimwe cya gatatu cyangwa wenda nibishaka bibe bibiri bya gatatu ariko paraporo y'izina kimwe cya gatatu niko wanafashe rimwe kabiri akabice bitatu igice cya mbere igice cya kabiri igice cya gatatu ubwo haje iki gice gusa hasigara nyine niko bari baki cyane urumva rero ni igitaramo kititabiriwe cyane nkuko abantu babyegispektingaga ariko nabwo oya ntabwo ari kimwe cya gatatu ni bakeye wenda ka tuvuge bibiri bya gatatu kuko ikintu cyari kuba inkuru kuri Joyous Celebration no kubona abantu benshi basubiyeyo babuze aho bicara paraporo y'uburemere bw'izina riratsinda rifite ahubwo ibyabaye inkuru rero byatumye abantu batangara no kubona BK Arena ituzuye byaba byatewe n'igise mu bushishozi cyangwa mu mboni y'abanyamakuru nta banyamakuru benshi twabiganiriye ahubwo yumbaza nge mu mboni zanjye nawe uri umunyamakuru rero ngewe kubona ngewe kuba BK Arena ituzuye narabikitekerezaga ntabwo byantunguye ngewe wari ubizi yego nshingiye ku mitegurire yacyo uburyo cyateguwe nande wasazwe ategura ibi bitaramo bikagira sigise ntabwo Joyous Celebration ni itsinda rifite imbaraga kuriya ari ryo kwigiraho gutegura ibitaramo binini ubwo Zaburi event na Sion event cya gitaramo gikwiye gutegurwa n'abantu bafite experience yo gutegura ibitaramo abantu bazi kwamamaza bazi nyine uburyo byakozwemo rero nyine biraho nyine bivugwa ko byashoremo amafaranga make mu kwamamaza ntabwo ari byo amafaranga make experience y'ababiteguye niyo yatumye Joyous ikonseri yayo itagira kuvuga ngo ntiyageze ku ntego konseri yabo itaba maximize de plusieurs nombre de personnes
ititabirwa n'abantu uruvunganzoka reka bari ko mbivuga. Ukurikije Mbonyi ejo bundi ahari Mbonyi arahuzuza, Do Kigali ikahuzuza, nizo zari zivuyemo, Shalom ikahuzuza, niba korali zaha ziri roko zuzuza concert, zuzuza Bekare naho umuririmbyi umwe akahuzuza. Umuririmbyi hari n'umuririmbyi utarukunzwe cyane cyangwa utaramenyekanye ubushize ntuze Ndasingwa Krizo Ndasingwa. Uzima Kirizo zuzuje na experience y'abamuteguriye, bazi gutegura igitaramo icyo bivuze. Ni naryo tandukaniro ririmo ibyo bitaramo ibyo kuvuga ngo urumva ngo kubera Ndasingwa ndamuteguriye, ntabwo ari ngombwa unze kwamamaza abategura ibitaramo ngewe, ariko ujye nabamamaza. Oya ntabwo ari ngombwa kwibinyinjizamo, si ngombwa unje kudetaya ubwo urambaza no Do Kigali n'icyo nta nubwo bamwe wenda sinabibuka cyangwa sinabaza, ariko icyo mvuga ahubwo agabanya amahane mu kiganiro. Icyo mvuga itandukaniro ririmo ntabwo ari ukuvuga ngo nuko abo ngari abanyagihugu, nta tsinda na rimwe muri abo ngabo rifite imbaraga nk'iza Joyous Celebration. Joyous ku bantu bazi umuziki wese nkubaze Joyous reka nk'urugero Prezire sibyo na Nicodem ni abantu bakunze kuba mu itorero rya ADEPR cyane sibyo, unyumve neza ikintu ngiye kuvuga, nabone bari kure iki kigano banyumve, na audience nini bafite uri kumva iri mu itorero rya ADEPR sibyo. Iyo Joyous uvuga ntabwo abantu benshi urumva bamaze kumenya nyine ibyo bitaramo nizo mbaraga zituruka aho hantu zose bazizi ku buryo bazi Joyous nk'abantu basanzwe bafollowinga abantu bateguye iki gitaramo sibyo. None nkavuga muragira ngo iki gitaramo kize kujyamo bandi batari abo bantu basanzwe bafollowinga aba bantu bateguye event. Ntabwo mbyemera nkawe rero, kutabyemeraga si ikibazo, buretse nyine nanjye ni kamwe mu kantu kanye kuvuga ko Peace Nicodem na Zaburi ngari abantu bo muri ADEPR cyane, ntabwo rwose ari byo bitumye wavugaga igitaramo igitaramo nticyageze ku ntego, cyangwa ntabwo uko cyari kitezwe ariko abantu bakibonye, ahubwo organisation president yateguye ibihe bitaramo Nicodem ni ibihe bitaramo, ni cyo gitaramo nyine yakuteguye avuga ati cyahitinze kigira sigise ku buryo uvuga ati apropos na experience bano bantu bafite, kandi banyumve neza ngewe ubone ngira ukuri kwinshi nkabizira. Hano mu Rwanda ntabwo itsinda nka Joyous Celebration ari ryo kwigiraho gutegura ibitaramo, ahubwo rikwiye gutegurirwa n'abantu babifitemo uburambe, n'abantu babisobanukiwe neza, abantu bazi kwamamaza, abantu bazi nyine ku buryo ntabwo itsinda nka ririya ari ryo waza kubakiraho izina cyangwa gukiniraho ngo uri gutegura ibitaramo. Nuvuga ko ari ugukiniraho, ndakubaza ubundi intego y'iki gitaramo ari iyi? Joyous yari ifite ibitaramo iri kugenda ikora mu bihugu bitandukanye, ni tour rero, ni tour iri gukora, ariko igira abantu bayitegurira nyine muri buri gihugu birumvikana. Ubwo wasanga ari approachinze Nicodem nyine ntacyo ibyo rega ntabwo ndi kubakana, nta nubwo ntari aba bantu babiteguye sindi kubagaya naho bari muri cyo bararwanya baragerageje. Niba bari muri tour rero ubwo ibyo byabaye nibyo bari bagenewe, ibirenze ibyo nta byari bihari. Okay nubyo reka dusoze, nari naniwe. Reka dusoze tubashimira kuba mwadukurikiye, Imana ibahe umugisha cyane. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka kuyoboka Mana TV no kuri Ihumure TV, musoza umwaka neza kandi twitegura kwinjira mu wundi, ariko mutwoherereze n'umunsi mukuru kuri izo nimero za telefone ziba ziraho. Abafatanyabikorwa bacu n'abantu ni bamwebwe, n'abakozi b'Imana batandukanye mu buryo butandukanye. Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane. Mbibutse ko byanze bikunze ejo kuwa kabiri nijoro hari crossover ahantu henshi bazararamo, ariko amagambo abashumba banyu babibabwire muyandike, ubwo buhanuzi ni budasohora umwaka utaha muzababwire muti ko bitasohoye. Igisubizo bazabaha ni kimwe, nuko bazabibwira ngo kudasohora namwe mwabigizemo uruhare. Siko bavuga, siko Joel yavuze. Oya ntabwo ninjye ahubwo niko bavuga abashumba. Imana bamugisha. Mwakoze cyane. Nari Kuzoyeme, nari Joel. Asante.